Ndagushimiye kuba unkurikiye aka kanya, aho tugiye kurebera hamwe agaciro ka P-Network n'ibyo twakitega muri iki gihe cya Q3 ndetse na Q4 y'uyu mwaka wa 2025 mbere y'uko uyu mwaka urangira. Tugiye kurebera hamwe ibintu 5 twakitega kuri P-Network mbere y'uko uyu mwaka wa 2025 urangira. Ibi rero duhereye ku ikintu cya mbere twakitega kuri P-Network ni izamuka rikomeye, izamuka rihambaye, kuko kugera kuri aka kanya abashoramari, aba investors barimo barashoramo ku bwinshi, kuko mu minsi yashize bari bitaye kuri Bitcoin ndetse na Ethereum hamwe na Solana, ariko kugeza kuri aka kanya batangiye gushora imari yabo muri P-Network, kuko bamaze kubona ko ari coin izagira agaciro gahambaye mu gihe kizaza, mu byo twakitega nko muri kota ya mbere ya 2026, kuko Donald Trump yamaze gusinya itegeko rivuga ko Picoin rizaba ifaranga rizajya rikoreshwa muri goods and services muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi hose, bityo bikayihesha agaciro ko kuba yaba ari coin ya mbere yakwifashishwa mu bucuruzi gusumbya uko tuzi Bitcoin aka kanya, kuko Bitcoin aka kanya abantu bazifite ni abantu bake cyane kuri iyi si, kuko ni nayo mpamvu irimo izamuka cyane, kuko kugera kuri aka kanya igeze ku bihumbi 117. Ubu ngubu yagabanutse, kuko mu minsi yashize ari ku bihumbi 120 by'idolari. Murumva yuko yagabanutseho twavuga nka 3%. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ibihumbi 3 by'idolari. Ayo ni amafaranga menshi muri investment. Ndakeka ko umunyarwanda cyangwa se umurundi nkurikiye aka kanya wamuhereza ibihumbi 3 by'idolari, nakeka yuko ahangaho uba wasezeye ubukene. Icya kabiri rero icyo twakitega kuri P-Network kugera kuri aka kanya ni uko iri kuzamuka ukurikije n'uko mu cyumweru cyashize cyangwa se nuko iki cyumweru cyatangiye imeze, kuko icyumweru cyashize cyarangiye iri kuri 0.34, ariko kugera kuri aka kanya yazamutse igera kuri 0.38, yewe n'ejo yarazamutse igera ku 0.39. Ibi bivuze yuko volatility yayo, bundi coin iyo ari yose igira icyo bita volatility ni ukuvuga izamuka ndetse n'imanuka rya coin runaka ku giciro bitewe na demand and supply. Bityo rero akaba ariyo mpamvu ituma P-Network nayo muri iyi minsi irimo izamuka ndetse ikanamanuka, tugendeye kuri iyo meaning tumaze kumva ya volatility.